Yesu nashimwe. Kubasanze twivuze nitwa Masengesho Innocent, naturutse mu rurembo rwa Rubavu, ngorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rugerero ku itorero rya Nyantomvu. Aho niho tubarizwa, niho Imana yaduhaye gukorera. Imana ishimwe. Mfite umugore n'abana batatu, rero nongeye gushimira Imana, shimye ko nongera kugera Samuduha. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aha maze kwagira abantu benshi, mbafite inshuti n'abavandimwe, rero iyo nahaje numva ari umugisha w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami. Baduhaye intego y'ijambo cyangwa se intego y'aya masengesho, batubwiye ko ari ugushimira Imana. Kandi iyo abantu baguhaye intego biba bisobanuye kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 29. Twari guhera kuri 26, ariko reka duhere kuri 29. Turaza kugera ku murongo wa 40. Ndashaka kubaha ayo makuru ari muri iyo mirongo. Twageze dusome igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 11. Dusome duhereye ku murongo wa 29. Haranditswe ngo, nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'Ishiro arahamusanga. Ahiya uwo yarakanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati, enda ibitambaro 10, kuko ari ku Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10, ariko we azasigarana umuryango umwe, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi ni Yerusalemu umurwa nitoranirije mu miryango yose ya Isiraheli, kuko banyimuye bakaramya. Ako kantu mu gace y'akarongo, bakagira gute? Bakaramya. Ubundi kuramya, guhimbaza, gushima ni amagambo akoreshwa ajya gusa ariko atandikwa kimwe. Bakaramya Ashitaroti, ikigirwamanakazi cy'Abasidoni, na Kemoshi, ikigirwamana cy'Abamowabu, na Milikomu, ikigirwamana cy'Abamoni. Ntibagendere mu nzira zanjye, ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye. Bitondera amategeko n'amateka, bitondera amateka n'amategeko yanjye, nguko se Dawidi yagiraga gute? Yagenzaga. Ariko sinzamunyaga ubwami bwose, ahubwo nzamukomeza ab'umwami iminsi yose akiriho, kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi nitoranirije, kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Ariko nzanyaga umuhungu we. Aha mwumve neza. Ariko nzagira gute? Nzanyaga umuhungu we ubwo bwami, mbuguhe
mwabyumvishe? nzanyaga ubwo bwami ngire gute? mbuguhe, aribwo miryango 10. nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi atabura itabaza imbere yanjye i Yerusalemu, umurwa nitoranirije ngahashira izina ryanjye. nuko nzakujyana utegeke uko umutima wawe ugize gute? ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abisiraheli. uyu murongo wa 38 reka tuwusome mwumve. haranditswe ngo nuko rero, ubundi hano niho ruzingiye, nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye, nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagiraga gute? yagenzaga, nzabana nawe nkubakire inzu itagize gute? idakuka, ngiyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abisiraheli. nuko nzahana urubyaro rwa Dawidi mbahora ibyo, ariko si iminsi. murongo wa 40, icyo nicyo cyatumye Salomo ashaka kwica inde? Yerobowamu. ariko Yerobowamu arahaguruka ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa, agumayo ageza aho Salomo yagize gute? kadusome no mu nzandiko Pawulo yanditse. turasoma mu rwandiko yandikiye Abefeso, turasoma mu gice cya 5, dusome duhere ku murongo wa 19, dusome n'uwa 20. haranditswe ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. amen. mwakire neza ijambo ry'Imana. narivuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. intego y'aya masengesho iri muri Zaburi ya 52 11. haranditse ngo nzagushima iteka kuko ari weho wabikoze, nzategerereza izina ryanjye imbere y'abakunzi bawe, kuko ari ko mutikirije, kuko ari ryiza. aya niyo magambo y'Imana. Imana yanshize ku mutima, maze igihe kitari gito nzi neza ko tuzabana. rero nafashe umwanya wo gusenga ndetse kandi n'uwo gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo uyu munsi nze kubona ibyo nganira namwe. iyo abantu bifuje gusenga bagashiraho intego, Imana ishigikira iyo ntego, kubera ko umuntu wese usenze
akabwiriza asabwa kugendera muri iyo ntego, kuko buriya n'Imana izi ko ihari. Abo turi kumwe amen, twongere amen. Imana izi ko igize gute ihari. Aya magambo dusomye nafashemo ijambo rimwe rivuga ngo gushima Imana biturinda urupfu rw'iteka. Iyo dushimye Imana biturinda urupfu rw'iteka ryose. Reka mbabaza, mwemera ko abantu bapfuye bazazuka? Hikirije baki bazazuka? Bose bazazuka, bazabona bimwe? Bibiliya irabivuga ngo hariho abazazukira gukorwa, abandi bazukira ubugingo, ariko ngo abazazukira gukorwa n'isoni ngo ni iby'iteka. Yobu yavuze ijambo rikomeye mu gice cya 14, aravuga ngo mbese umuntu napfa azongera abeho? Ni ikibazo yari afite ari kwibaza, ngo akibaza Imana. Iramubwira ngo ye azongera abeho. Aravuga ngo niba ari gutyo bimeze, reka ntegereze nihanganye mu byago byanjye no mu makuba, ndegereze igihe cyanjye. Abo turi kumwe haleluya. Ubwo uzapfa azongera akabaho, reka noneho nihangane. Ariko abo turi kumwe muvuge ngo amen. Reka noneho ngira gute? Nihangane, nihanganira amakuba n'ibyaha. Reka mbabwire, ibyiringiro by'abakristo nuko nibapfa bazongera bakabaho. Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo niba kwiringira Kristo ari byo byonyine dutegereje, tuba turaba kugirirwa imbabazi ng'abandi bose. Ariko aravuga ngo Kristo yarazutse. Abanyumvishe muvuge ngo amen. Abizeye ko Kristo yazutse bavuge ngo amen. Yarazutse kandi ngo niwe muganura w'abazutse. Umuganura, umuganura. Hashimwe Yesu. Narivuze ngo hashimwe Yesu. Narivuze ngo hashimwe Yesu. Niwe muganura w'abazutse. Bivuze ngo yaratubanjirije, kuko niwe tangiriro akaba niherezo. Arufa omega, wa mbere n'uwa nyuma. Tumukomera amashyi menshi cyane. Ayo ni make, mukomera amashyi menshi cyane. Yakomere hejuru, wifatanye nawe umubwire ngo ashoboye byose. Umuntu ushima Imana ndabwo azapfa by'iteka ryose. Bwira uwo mwicaranye ngo nushima Imana ndabwo uzapfa iteka ryose. Bibwire babiri, babwire ngo nimushima Imana
muzapfa iteka cyose. abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa, nyamara ayiwe urwidukunda dusomye amakuru. harimo uwitwa Salomo na se Dawidi na Rehobowamu mwene Salomo ndetse na Yerobowamu mwene Nebati. Bibiliya iravuga ngo uyu Yerobowamu ni mwene Nebati akaba mwene Seruya, ariko Nebati yarapfuye asiga Rehobowamu ari akana gatoya. Mu yandi magambo, nyina yari umupfakazi, niko Bibiliya ivuga, ariko Imana yitegereje uyu mwana iramukunda. Ndashimira Imana kitarobanura ku butoni. Naribuze ngo ntabwo Imana irobanura ku butoni. Burya n'abana b'abapfakazi Imana irabazi. Kandi Imana imenya umwana na nyina abazwi. Iramukunda ngo imuha igikundiro, imwohereza kwa Salomo, kubera ko Salomo yarakeneye abagaragu. Ariko Imana imwoherezayo hari ikiri guhiga. Hari ahandi Imana ikohereza ariko ifite ikigambiriye. Ubundi operasiyo y'Imana ntabwo igitsindwa. Abanyumvishe amen? Munyikirize amen. Ntabwo operasiyo y'Imana itsindwa. Bibiliya iravuga ngo ageze kwa Salomo, Imana imuha igikundiro arakomera. Nusoma Bibiliya iravuga ngo Salomo yitegereje imbaraga n'umwete by'aka gahungu kitwa Yerobowamu, aravuga ati sha reka nguvane hanze kugira bakugipangu ngwinjize mu nzu, kuko ufite imbaraga z'amaboko akomeye. ngo amugira umutware wo mu muryango wabo wo kwa Yosefu abamo, ariko azi neza ko Imana ari imubeshejeyo. Icyamba mukamenya ko aho muri ari Imana ihababesheje. Hari abantu bari kunyumva? Icyamba mukamenya ko aho muri ari Imana. Arahaba Salomo, murabizi ko Imana yamuhaye ubwami buvuye kwa se Dawidi, ariko ngo amaze kugera ibwami, nusoma Bibiliya, Salomo Imana yamuhaye ubwenge kubera ko yabusabye. Iramubwira ngo ibyo utansabye n'ibyo unsabye byose ndabiguha. Reka ngutangarize ngo ibyo wasabye n'ibyo utasabye biri mu kiganza cy'Imana. Peregala wasika biri mu kiganza cy'Imana.
kuko hari ibyo usaba ariko hari n'ibyo udasaba. Ariko Imana ikurebeyeyo haba ibyo wasabye n'ibyo utasabye, byose irabifite mu kiganza cyayo. Mumvugire ngo amina cyane. Mwongere mumvugire ngo amina cyane. Salomo arakomera. Nasomye igitabo gisobanura amateka ngo Salomo yamenyaga ibyo ingoko zivuze, akamenya ibyo inyamanza zivuze, akamenya ibyo inuma zivuze, ngo igihe zabaga zibyutse ziri kuvuga Salomo yasobanuraga imvugo yabyo. Bivuze ngo yarakomeye, afite ubutwari, afite ubwenge. Hari igihe umuntu yirata ubwenge ariko ntabwagira. Ariko iyo umuntu afite ubwenge buturutse ku Mana arakomera. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo kandi kuva mu byaha. Umuntu nakurataho ko yize, afite kaminuza, masters, PhD, profesora, uzamubwire ngo nanjye mfite amashuri yo muri Kristo. Yes, kuko ubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo. Salomo ngo arirata ngo akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nubisoma ngo Salomo yaje kugira umushitsi. Hari abashitsi babi, ariko Imana ibarinde abashitsi babi mu izina ryayo. Ngiriro mwicaranye, Imana ikurinde umushitsi mubi, Imana ikurinde umushitsi wa kandare, Imana ikurinde umushitsi wa kandare. Ndashaka ko Imana ibaha abashitsi batandukanye nabo musanzwe muzi. Ubundi njya mu bintu nanga kumenyera ibintu by'Imana. Agira umushitsi mubi, mugabekazi w'Isheba, ngo abimenye amakuru ye. Araza no kwa Salomo afite ifeza, afite izahabu, afite imitini, afite amabuye y'igiciro, ngo aza kwa Salomo. Aramubwira ati Salomo, amakuru yawe narayamenye, bambwiye kuri umuhanga kandi ukomeye, ngeneye inama, ndashaka kumvasha. Nubisoma ngo Salomo amubwira ibiri ku mutima we, amutembereza ibyumba by'umutima, amugeza ahantu hose, amugeza mu nzu yose, amugeza habika intwaro, amugeza hose. Ibitabo bisobanura Bibiliya biravuga ngo naho aryama. Ariko muri kunyumva? Nahagira gute? Hari abantu bazi kwibara, bakabara inkuru, bakageza naho baryama. Kandi umubwira biki akavuga byinshi. Wamwereka biki akavuga ibyo utamweretse. Abo turi kumwe, amen. Abantu bubatse mu nyumve, uvuga bike akavuga. Abakobwa nibashake barorende bumve n'abasore, ariko ibyo uvuga wa mugabo we, wa mudamu we, ujye umenya ko bitazagenda gutyo, bazabijyana bongeyeho ibyaha. Kubwira umuntu ibyaha ukagera naho umubwiye ibyo ku gitanda, byo ku buriri. Uza abadayimoni yamusigiye, ngo yamusigiye abadayimoni, yamusigiye abazimu,
yamusigiye imikosho arataha asubira iwabo, ariko asiga Salomo amwangije. Kandi muri iri teraniro hari ibyakwangije, ariko Imana ibisohore. Kuko yambwiye ngo muri mwe harimo abafite ibyabangije, ariko Imana ibisohore mu izina rya Yesu. Abanyumvisha muvuge ngo amen. Imana ibisohore mu izina rya nde cyayo. Salomo ngasigarana irari ry'abagore riteye ubwoba. Hari umuntu muganira akagusigira irari tuzanagaruke. Hari umuntu mwicarana akagusigira irari ukazaripfana. Paulo yaravuze ngo mwirinde ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Basigara afite irari ry'abagore rikomeye. Nusoma iki gitabo ngo yagize abagore b'imfura 700. Reba abagore 700 ngo agira n'inshoreke 300. Uyu umwe ni wa Farawo, ni umukobwa wo kwa Farawo, yaje nyuma we azabisoza aramubwira ngo ngurikije imbaraga ziwacu kwa Farawo nta wundi mugore uzashaka, bose ninjye uzabayobora. Bose ninjye uzagira gute? Ko mutari kunyikiriza ninjye uzagira gute? Ariko abantu bakunda ijambo ry'Imana bavuga ngo amen. Twakongera tukavuga ngo amen. Salomo kabana n'abo bagore, hari n'abo yibagirwaga, yarasuraga akagera ubwo yibagi. Kandi aba bagore bari abagore b'abanyamahanga. Harimo Abasidoni, harimo Abamowabu, harimo Abedomu, harimo Abaheti. Abo bose Imana yari yarababujije, ariko ajyayo ari umwami, abari ujyayo. Kandi umwami ndiyajya mu banyamahanga ngo azahane uwagiyeyo ari muto. Ntabwo icyo mbuze mucyumvisha. Buriya perezida wa korali yasibye amasengesho ni interidi. Kubaza umuntu wasibye amasengesho. Gusambana urabiceceka kubera ko wabikoze. Mu yandi magambo ni wowe uba warabanjije kujyayo. Abaza bagukurikiye baza ari wowe basanze. Akantu nasomye gakomeye ngo abo bagore n'ibyo bigirwamana Salomo ngo arabitambira, arabisenga, yibagirwa Imana, abitambira ibitambo by'uko bari amahoro byoswa, ngo akorera ibigirwa Mana aho gukorera Imana ishoboye byose. Ngo ananirwa gushima Uwiteka, ahubwo ashima ibigirwa. Ariko se muri kunyumva? Imana ikakugirira neza, aho utashimye yakugiriye neza ukayitura. Iguhaye amafaranga uyasambaniyemo, iguhaye imodoka ushizemo indaya, iguhaye amazu uyakoresheje ibyaha, nuwite ka ibyo iguhaye irashaka kuyishima, ukavuga ko ariyo cyabikoze. Abanyumvishe muvuge ngo amen. Niyo ntego mufite, ngo niyo
ngo nzayishima iteka kuko ariyo yagize gute. Ariko ababyumvishe mwavuga ngo amen. Nzayishima. My God, I love you. Nzayishima iteka ryose kuko ariyo. Mwumvishe ko ari biheko, mwumvishe ko ari Milikomu, mwumvishe ko ari Moreti, mwumvishe ko ari Kemoshi. Ni Imana yabikoze. Ni Imana yabikoze. Narivuze ngo ni Imana yabikoze. Ariko abemera ko ari yabikoze bavuga ngo amen. Haguruka utere haleluya. Niba ariyo yabikoze. Papo etaigo nezabilima redras shaigozamo enita keriba lela teria nezobenik ringo tinimanda la gariba efom. Munchunge ndafashwa ngabasimbuka kuko ndi kumva Imana ishoboye byose. Kuko sediye kife kuko ariyo yabiko. Kuko se kife kuko ariyo sedi niyo ikubesheje muri uyu mugi. Niyo abana bawe basiga. Niyo izaguha akazi. Niyo izakubakira urugo. Niyo izaguha akazi. Niyo ntabwo ari siko, ntabwo ari nyoko, ntabwo ari imiryango. I need to tell you, my God, because I have seen during the night, during the day, nabonye Imana ishoboye byose. Ikora kumanwa, igakora nijoro, igakora baryamye, igakora batajyamye. Niyo uri kujya Imana ibiri gukora. Niyo uri muri dushe Imana ibiri gukora. Niyo uri mu modoka Imana ibiri gukora. Abayizeye batere haleluya. Ibiri gukora. Hari abajya koga muri dushe bakagwayo, bagapfa, bakanyerera ku makaro, bandi bagasitara mu nzira, bandi bajyama ndi babyuke. Hari uwo nigeze kubona wishwe n'umuceri arawujyura mu miga urayoba, urangije uramwica. Ariko wowe imiceri wariye ntiwayibara. Nta muceri wayobye, nta kijumba cyayobye, nta kirayi cyayobye, nta nyama yayobye. Byose byanyuze aho biteganijwe. I'm so happy biganza. Byose byanyuze aho bitega. Ariko bwira uwo mwicaranye ngo byanyuze aho biteganirijwe. Byanyuze aho biteganirijwe.
ariko bwira batatu ngo byanyuze aho biteganyirijwe. Imana yabibujije kuyoba, Imana yabibujije kuyoba, yabibujije kuyoba. Tuyikomere amashyi menshi cyane, yabibujije kuyoba. Uyu munsi we yego turabona Imana, uyu munsi we yego turayibona, ye turabona Imana. Nimucurire izabahemba, nimucurire turabona Imana. Mumura mwijuru nda soprano izabayo, mwijuru nda tenor izabayo, tabase izabayo. Buri muntu wese azaririmba irimushobokeye. Ndijya kurwana ngo mikrofone ngo nimutayimba ngo ndavamo ngo ngwiki. Oya, mwijuru buri wese nibaza bafite mikrofone, niba bizaba bimeze gute ngo buri wese azaririmba imufashije. Kandi ngo n'abatazi gucuranga bazabimenya bagezeyo, kuko twese tuzacuranga. Abanyumvishe muvuge ngo tuzacuranga, mwongere ngo tuzacuranga. Ndafashijwe. Bibiliya iravuga ngo ibwira Salomo ati ibyo ukoze ubwami ndabukujyanye, kuko ibyo twasezeranyije ntabwo ari byo ugize gute. Twese turi gusenga Imana itugirire neza, ariko akaga nugushobora gucunga neza icyo wavuganye n'Imana. Akesha abarokore Imana yigiye kuvuga irakubwira, ariko ikavuga ngo ariko nibyo tuzajya tubona akazi, tubona amazu, ariko tuzayitwaramo dute? How to live there? Tuzahaba gute? Ni gute tuzabana n'Imana tubirimo? Iramubwira ngo nzabukunyaga, twasomye ngo nzabusatagura, nzacamo. Imaze kubimubwira abifata nk'ibisanzwe. Ngo Imana ihagurutsa uyu muhungu witwa Hiya, iramubwira ngo genda jya mu nzira yerekeje Yerusalemu. Cyo nshimira Imana izaho tuba, izaho tunyura, aho twicara hose irahazi, hose irahazi. Naho utuye, naho nge ndahamenya, naho mushumba atahamenya, naho regional atahamenya, naho uwo mukorana atahamenya, Imana irahazi. Iramubwira ngo genda mu nzira igiye Yerusalemu. Naho Imana yamaze kubona ko ari buhure na Yerobowamu, ngo bahurira mu nzira, ngo yari afite ikintu cyitwa umwitero, ahita ahagarika Yerobowamu, aramubwira ngo Yerobowamu hagarara. Gira gute? Gira gute? Kwino hano, kwino. Aramubwira ngo hagarara. Yerobowamu ati nakoze iki? Kumbagaritse hano nakoze iki? Yerobowamu ati tuza wumva uko Uwiteka avuganye nawe. Kandi uyu muhungu ngo n'ubwa mbere yari yumvishijwe ry'Imana. Yerobowamu n'ubwa mbere yari yumvishijwe ry'Imana. Haramubwira ngo umva Uwiteka avuganye nawe. Ngo afata umwambaro yari afite w'igishura w'umwitero ngo awutaburamo ibice 12. Aramubwira ngo uku niko Imana igiye kugenza ubwami bwa Salomo, izaguha ubwami, izaguha imiryango 10, uzayiyobora uko ushaka kose. Jya kwicara.
Yerobowamu arabyumva ariko kubyakira biramugora, kuko yarazi ko ari umwana w'umupfakazi utagira shinge na rugero. Reka ngutangarize ngo iby'Imana yavuze no kubikora izabikora. Mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose, hari mu urubyaro rw'Imana, Imana yaronse kubw'ubuntu bwayo. Mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose, hari mu urubyaro rw'Imana, Imana yaronse kubw'ubuntu bwayo. Ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana kubwo kwizera umwana wayo Yesu Kristo, yabahinduye abana b'Imana. N'ishanga ryera imfura zayo, nditerwa isoni zo kwitwa Imana yabo. Yabagize abami n'abatambyi b'ubwami bwayo, ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Abo n'abanyamugisha bazima n'ingoma na Kristo. Abo n'abanyamugisha bazima n'ingoma na Kristo. Bazima n'ingoma na tuzimana. Haleluya. Mu mahanga yose, mu moko yose, Imana ifiteyo abantu. Narivuga ngo Imana ifiteyo abantu. Bwira uwo mwicaranye ngo Imana ifite abantu mu mahanga yose, mu moko yose, hari abana b'Imana. Narimbuza ngo hari abana b'Imana, hari ibikona, narimbuza ngo hari ibikona. Abemera Imana muvuge ngo amen. Ngewe wanyishuriye kaminuza ntabwo ari umurokore. Ntabwo ari umurokore. Yarampamagaye arambwira ngo ndakurebye sangura umuha, ambaza amashuri nize, tamubwira ngo na amashuri 6 ya segonde, maze imyaka 10 ntangije. Reba kumara imyaka 10 urangije, primaire nayize imyaka 14. Ariko Imana irashoboye. Ariko mwanyikiza mukavuga ngo amen. Ngasibira, ngavam, ngajya gushaka ubuzima, ngajya kuragira inka. Dore ubu nzi kunyabana ngo ndi wanesha. Nagiraga intwaro ziteye ubwo, nagiraga micako. Ubu nshangiye hano micako mwakiruka. Ngagenda toroka iwacu, ngajya gushaka ubuzima, kagira gute nagaruka bakansubiza aho nigaga. Kongera ngasibira. Yewe ngaburana ati munjijije iki, mwareka ngimuka konza ubwenge, aturimuka na biro ituzuye se. Wowe ushaka kwimuka n'amanota yawe ndayo. Nigama imyaka 14, ndatsinda ku mwaka wa 15. Ubwo nari nsinze 2, ubwa mbere naratsinze mbura ukonjya kwiga, subiramo. Abo turi kumwe amen. Kandi nabanaga n'abantu, nasenganaga n'abantu. Papa yari umukozi w'Imana,
ariko adafite imbaraga zinjyana kwiga. Ushobora no kuvamo ADPR iri kureba ndi kujyane kwiga. Muzajya murakuraho ibintu byo guteta, ibintu byo guteta gusa. Ngo nzi ubwenge ni ubwawe. Umwana wawe yanakicara. Ibyo mvuze mbifitiye ibimenyetso. Hano mwebwe mufite urukundo ndi byababaho. Ndimo ndivugira iwacu. Hijya ndatsinda bwa kabiri. Bwa mbere naratsinze nanjye ndi kurepeta ndi muri korali. Mana we reba kurepeta rero ukanaririmba watsinze ndujye ku ishuri. Mwebwe muzi ko muzayikorera ari uko ibahaye imitsima mu ndoki, ariko nitanaboneka muzavuge ko ari Imana ikwiriye gushimwa. Ubundi nicyo kinyuranye. Ko Bibiliya yatubwiye ngo muyishime muri byose. Muyishime muri samwe muzayishima kubera ko yabahaye ibyo kujya, yabahaye amazu, itana yatanze. Tuzashima ko ishoboye. Reba Imana igusaba gushima wapfishije, igasaba n'uwabyaye gushima. Mwese mugahurira ku gatuti mushima, mukavuga ko mwayibonye. Uwabyaye akazamukana umwana mu gakarito, arahagarara akavuga ngo Mana wanguye ku iseta, nubwo nabyaye yagiye ariko nge ndi muzima. Akavuga ngo muyimbere amashi. Aha, ko mutamwikirije ubwo arabikuruye. Ongera uyitere ma, ongera uyitere nyikirize. Amen. Amen. Uko niko Imana iteye. Undagahagarara hati ndashimira Imana yambaye umwana, namwise Sandrine Kibongi, namwise Jererere, ati muyimbera amashi. Bose tukayakoma. Mubibaho byose muhore mugize gute? Kanihute nsoze kuko nejo turi kumwe. Niko ndi kubona iminota yamfashe, hari kubura 12. Imyaka 14 maze kugutsinda bwa kabiri. Ndi mu masengesho y'iminsi 3. Mwe murasenga mukagira ngo nibisaga, ariko ayo musenga yazana abazungu, yazana abirabura, yazana abanyamerika, yazana abo mu Bushinwa. Dufite Imana ikorera hose icyari. Ariko mwatera haleluya. Urasenga ukagira ngo usenze ngo ndagiye ngo ko ndacyo mbonye, ariko hari Imana iremye. Kandi muri aya masengesho hari ibindi Imana yaremye bikomeye. Narivuze ngo hari ibindi Imana yaremye bikomeye bikomeye. Hano nabonye bamwe bafite inshundura zishaje bari kuroba amafi agasubira mu nyanja, baroba intugu zigasubira mu nyanja. Mbona imodoka nini cyane izanye inshundura nshasha, mbona iri kuzitanga, iri kuzihaba. Irambwira ngo hari ibyije gukora muri aya masengesho. Iyo mubyumvishe muvuze ngo amen cyane. Izana umuzungu
bwari ubwa mbere mbonanye nawe. Ni kera bari baje kubaka inzibutso. Kubaka inzibutso murumva ni kera zigitangira, bakitangira kuzubaka hashize imyaka myinshi. Bari baje kubaka urwibutso rw'iwacu. Rero iwacu aho bita mu Rugerero, mba ndasohotse mu ishuri, maze gusohoka kandi baje igihe cyo kwiga, mbese twari turi kureba amarezilita yacu uko bimeze. Pandasohotse bamusanze hanze. Bantu b'Imana, ntabwo nzi icyongereza cyavuye, ndamusuhuza amakuru, nitwa Amasengesho, iwacu naha. Arambaza ati none iswa arihe, nyoka arihe, abana bari? Ndamwibwira wese sinzi icyo cyongereza cyavuye. Namaze kuvugana nawe ndakibura. Mwebwe abana bari kwiga ubu muri garidiyene, bakaba bazi icyongereza, muri kubigisha mu mapirive, ariko za 2004 2005 warangizaga mu wa gatandatu utazi. Na verbe kuyikonjiga mu bihe byose 12 ntabyo wabaguze. Muri pereza, muri fitire, muri passe, ngo za present perfect, ibyo si nibiki. Ariko turashimira Imana izi kwigisha neza ikagera ku kigambiriye. Tuyikomera amashi menshi cyane kandi irakora. Tumaze kuvugana rero, abambaye akantu kameze nga agenda gato, ahita hari utuntu bagendanaga dutoya abayanditsemo emails. Amaze kuzandika anshira mu modoka ye, papa ntabwo aza hondi, aranjyana amfunguriza konti y'amadolari. Amaze kuyifunguza, gaho muyikomera Imana, muyikomera amashi niba mushaka kuyakora. Angurira matera, angurira igikapu, angurira amakayi. Arambwira ngo uzajya uza gushikira kuri iyi konti amafaranga wishure. Abazi Gisenyi, navuye Gisenyi n'amaguru. Abazi Mahoko, nanze gutega, ndavuga ngo ndagikurura ngijyane mu nzira, abantu bamenye ko nabonanye n'Imana. Ariko abayemera bavuga ngo amina cyane. Ndavuga ati ndagikurura, sindatega imodoka. Cyo gihe twaguraga ibiringiti rero, hari ibiringiti twaguraga binini cyane, ngenda ngishize hano ku rutugu, ngifashe na za registre nzifashe mu ntoki. Ariko kugira ngo ubone umwana w'umuhanya w'umuhirimbiri wavutse mu bana 10, 9 bagapfa bakarwara bwaki agiye kwiga, ntabwo ari gitangaza. Njya kwiga, niko ngiye gusorezaho. Njya kwiga, niga muri Toronkome, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Ndakomeza muri Toronkome, ndayitsinze avec grande distinction. Toronkome maze kuyitsinda, njya mu wa kane, bamba kwiga imibare na shimi na biology. Kugira ngo byari byoroshe muri za 2009 se. Maze kurangiza, maze kubona diplome, ndicara hashira yindi myaka 10. Diplome narayibitsa, sinamenya nahiba, mbese ndayibika kure. Ejo bundi muri covid
nababwiye ngo mu mahanga yose, mu miryango yose, Imana ifiteyo abarambamagaye. Si umurokore, tinabonye uri kubwiriza mbona uri umuhanga, ariko ndi kwifuza kumenya amashuri wize. ndabwira ati ntayo, natandatu, maze imyaka 10. arambaza ngo none ni iki ushaka kwiga, ko niyumvisemo kijwi ry'Imana rivuganye nanjye nguje kwiga. ariko abo turi kumwe, haleluya, abayibonye nganjye bavuge ngo amena. muri covid nashatse aho njya kwiga, ndavuga ati Imana ndahashaka. ndabwira ati se wa mugabo we wambaye amafaranga yigurira ikibanza, ko nta n'inzu mfite, ndi kujya kwiga mu biki, mbyaye 3, ibyo byo kwiga wabireka wayamba. arambwira ngo ndabwo ariko Imana yambwiye ngo ujye njya muri kaminuza rero. arambwira ngo ibizagutunga ndibindeba, nibyo uzajya ndibindeba, ngewe nzakurikirana amashuri yawe. mu wa mbere ntiga, mu wa kabiri ntiga, ntumbaza ibyo kujya byavaga yo kwishura inzu. mu wa gatatu mbangiyemo, ngeze nabaye umwana wa mbere ku ishuri w'umugabo. hari igihe uba umugabo Imana ikakugira akana. naje ndi wa kabiri mfite amanota 88. grande distinction irenze. mutagira ngo yaroroshe. nyuma y'imyaka 10 narabaye traumatize, ariko ngeze Imana ikora ku bwongo. ndashimira Imana ko yambaye buruse, ubu ndi muri maîtrise. Imana ubu ndi mu wa kabiri, nzasoza ejo bundi mu kwa 3. reba umwana w'umuhanya uri kwiga maîtrise, ko mutabyumvishe, uri kwiga metre meta. aho nasebeye, aho nasonzeye, aho twaririye imbeba, aho badukubitiye, ariko muhumure, Imana igiye kubatabarira aho mwasebeye. ni muhumure, hobera babiri ubabwire ngo Imana igiye kugutabarira aho wasebeye. none ejo bundi ADPR nayikoze inama, ati masengesho turi kubona yaba mwarimu. ngwino uhoraho, hari amahoro yawe. ngwino uhoraho, hari ibyishimo byawe. komeza ayiwe wahisemo neza. shiramo umuziki. komeza yikomeze wahisemo neza. ubuzima bwanjye bwose nimbona ngiye gutsinda.
komeza yeah teregara baria shaigoza monda rangari gariba teriga esamonda rangariwa komeza bibwirwa muri kumwe bibwirwa muri kumwe fatwa muri kumwe umubwira ngo yahisemo neza komeza aiwe hagarara ngiye gusenga Imana wahisemo neza abanyumvishe bavuga ngo amena hobera batatu babwire ngo wahisemo neza wahisemo neza wahisemo neza Nyagasani muri kumwe mushime umuhimbaze umuramye azabana na topa genama tisa pe etaigo rizana mondaranga shaigoza bon petako lenemo enika tita ledime elefa shaata kenema liwa play nova akewa ndikumva Imana ndikumva Imana humura uyu mwaka usoze Imana ikoze ibikomeye kandi nuriya mwaka zabane na mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu urangize uri kumwe nayo kuko ije kugutsindira abanyumvisha bavuge ngo amena iyamenye Yerobowamu ari umugaragu nawe irakumenye muvuge ngo natwe iratumenye mwongere ngo natwe iratumenye icyo usabwa ni ukuyishima ukayihimbaza ukayivuga mu mazina dukora ibyaha ibyiguhaye ukabishimisha pedra tayigozima epedesiferidras muri iri teraniro Imana irambwiye ngo hari uwirinze kunyura mu idirisha agatoroka atazi yajya niyagana hari ibyari bitumije unyura mu idirisha ukabura ariko Imana irambwiye ngo iryo dirisha Satani yaragiye kukunyuzamo Imana irarifunze kuko ni Satani wari ukwibye muvuge ngo turamwirukanye mu izina rya Yesu Satani yarakwibye ariko Imana irabyanze hari abantu bafite abana muri iri teraniro bari kuvuga ngo ntibaziga ngo bazarivamo Imana iravuze ngo iziyaranja desha ndiyaranja ntabwo ishaka ubufasha irakomeye ntabwo iziyaranja ifite imbaraga izabigisha abanyumvisha muvuga ngo izabigisha kandi muri iri teraniro harimo abandi baziga Imana izarihira baziga Imana irambwiye ngo muri iri teraniro hari abandi Imana igiye gufinansa hari abandi Imana igiye guha ubushobozi bagende nibajye kwiga tugiye gusenga Imana gushima biturinda urupfu rw'iteka
ntabwo nabona umwanya ngo mvuge ku mpamvu abantu badashima, ngo mvuge n'inyungu zo gushima. Ibyo tuzabiganiraho ubutaha, ariko Imana igiye gukora igitangaza. Hobera uwo muri kumwe mubwira ngo Imana igiye kugukorera igitangaza, kandi ntuzibagirwe gushima. Uzashime Imana ishoboye. Ukeneye imbaraga zigutera gushima, kuko ibindi byizabikora, ahubwo ukeneye imbaraga zigutera kuzashima, ugatanga igitambo cy'ishimwe, ugatanga ituro, ukiyereka umutambyi. Niba ukeneye izo mbaraga, uzamura ikiganza. Samwe ngwino, kuko ibindi byizabikora. Sinabonye Imana ibahereza inshundura nshasha, nge nabonye ibaka inshundura zashaje. Abantu barobaga zikanyura mu myenge zikavamo. Irambwira ngo ije gutangirana namwe kubaha inshundura nzima zidashaje. Abanyumvisha muvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Twongere ngo amen. Twongere ngo amen. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye kuri rubasha, uri Imana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Tugushimiye muri iri teraniro kuririmo, turagushimiye kuvuganye natwe mu izina rya Yesu. Uri Imana idakora nk'abantu, uri Imana ikora nk'Imana. Warebye Yerobowamu ari umugaragu kwa Salomo, yari umwana w'umupfakazi, nta buzima yari afite, nta future yabonaga, ahazaza ntahari hariho, ariko kukurema ibitari biriho bikabaho. Haleluya! Kukurema ibitariho bikabaho. Kuze jina lost time. I will know me or cat. Peter osi ezom die. We come a kito. Don't we list. Iri teraniro Imana irarigendereye. Iri teraniro Imana irarigendereye. Turagushimiye Yesu. Turagushimiye wa mwami we. Haleluya, haleluya, haleluya. Shale bonagini zestai. Sengeye umuntu wese muri iri teraniro kugira ngo Imana imuhe imbaraga zigiye kwakira ibyo Imana igiye gukora. Imana imuhe imbaraga, Imana imuhe gukomera. Abari bananiwe, Imana ibasubizemo intege, Imana ibasubizemo imbaraga. Nujye intege abarambiwe, tibashe umwongera imbaraga. Imbaraga iri teraniro, imbaraga itorero ryawe, imbaraga abagabo, imbaraga ababyeyi, imbaraga abasore, imbaraga buri muntu wese abadukurikiranye. Imana ibaha imbaraga. Uri Imana ifite inzira zirenga 1000, kandi iyo waje gukora ntawe ugukoma mu nkokora, ntawe ugukoma mu nkokora. Iki ni igihe cy'umuntu wese kugira ngo Imana yongere imwihishurire mu mbaraga za Yesu. Tukurambura ibiganza, tukurambura ibiganza. Turakiriye mwami, twakiriye ibyo ukoze, twakiriye imbaraga zawe, twakiriye izicundura. Uduhaye second chance, duha amahirwe ya kabiri mwami. Hari ab'incundura zari zaracitse, hari abarobaga ntibafate, hari abarobaga ibyabaryo bikabacika, ariko ushimwe muri aya masengesho. Hari abantu ugendereye muri aya masengesho, hari abantu wibutse muri aya masengesho, hari abantu ugarutseho muri aya masengesho, hari abantu utabaye. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze wa mwami we, turagushimiye. Twakira imirimo yawe, twakira imbaraga zawe. Tugukomera amashyi Yesu, tugukomera amashyi Yesu, tugukomera amashyi Yesu. Tuvuga imirimo yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba. Ntaragira icyo mvuga, ziramomera. Ziti ngwino usa, mutima nkunda cyane.
nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange mutima ntungane ndakubabariye, nakumenye kera ukiri urusoro mushyiriraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi, nakubabariye ngikomana nsanganirwa n'izo mbabazi ze zirampobera. Amen. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti gusa mutima ndakuba. Amen. Umuntu wese urwaye natambukane imbere tumusengera Imana. Mubanguke kandi abarwayi bose, umuntu wumva ariko hari abo twasengeye, izo ndwara twasengeye nimuhaguruke, ndashaka ko dusengera abarwayi basigaye n'uburwayi ufite. Mubanguke kandi munyarutse n'umukendeze, munyarutse dusenga Imana, hanyuma ubwo burwayi bumaranye iminsi busigarane no ku kwezi mu izina ryane rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigukoreho, imbaraga z'Imana zigukoreho. Hari imbaraga zirutizi. Mupfukamira Imana, mwigire imbere mupfukamire. Hari imbaraga, Imana ikubita imbaraga zose, imenagura imbaraga zose, iyengesha uburozi buri mu mubiri wawe, twika imbaraga zakurwanije. Baraga zigitangaza, turirimbe mbaraga. Sabe abakozi b'Imana muhaguruka tugotaba abantu. Zigitangaza, hari imbaraga zirutizi imbaraga zose. Tokita aletakitita shapost shatiki kitakosipe pof liwen touch